I'm going to fight hard not to reach heaven, ngiye kurwana si kugishika mu ijuru, but to see you again. ariko nkubone nanone. Ndashaka gushimira papa njagala kwebaza taata yari intwari, abadde muzira. nishima kumva abantu bangana gutya kyasanyu nnyo okola abantu abaliga bwe bati bahamiriza umubyeyi wawe amagambo yose nga boogera ebigambo nga bino eri omuzadde wo. uburyo bw'umubiri mu bulamu bwa bulijjo birangoye kubivuga, kale si byangu okubyogera. nk'abantu mwe nje ntabwo ari umuzaara bantu neza, si yanzalira ddala naye taata. mu buryo hari abantu benshi b'inshuti ze waliwo abantu mikwano gye batari bazi ko tari umwana abatakimanyi nti nze si kuko yarankunze kubanga aranyigisha n'ansomesa apindura umwana n'afuula omwana. mu nsengero kugira ngo mbashe kuvuga nze mbadde sisira no kusobola kushira umwanya mu batatu. kuba nemu abantu basatu. Reka ncire mu ncamake. ka mbikole mu bumbi. Ndashimira pasiteri nebaza omusumba kutureresha ijambo ry'Imana, okutulera mu kigambo kya Katonda. yaturesheje ijambo ry'Imana, yatulera mu kigambo kya Katonda turikuriramo, tukabamuko, araturera, turakura, tukakurira mu aduha kigambo inshingano. n'atuwa obuvunanyizibwa. Yarandeze nze yandera mu ijambo ry'Imana mu kigambo kya Katonda kugeza ubwo yampaye inshingano okutuusa lwe yampa agira obuvunanyizibwa umuprotokoli. nze okubeera asha. rimwe yigeretse kumbwira olumu yaŋŋamba ngo waba uri bukore namba ojja waba utari oba bukore tujja kukola uzoza ugera ku rusengero saa 2. tuuka ku kanisa ssaawa 2. ndashima kuko yangiriye ico ciza nebaza mukama kuba nteekamu bwesiga obwo kandi sinzabireka ate sijja kireka kugeza igihe nzasaza okutuusa atakishoboye, kaddiwe nga ariko sikyasi naye sijja bireka. uburyo bw'umubiri mu bulamu bwa bulijjo birangoye kubivuga, kale si byangu okubyogera. nk'abantu mwe nje ntabwo ari umuzaara bantu neza, si yanzalira ariko ddala ni papa. naye taata. mu buryo hari abantu benshi b'inshuti ze waliwo abantu mikwano gye batari bazi ko tari umwana abatakimanyi nti nze si kuko yarankunze kubanga aranyigisha n'ansomesa apindura umwana, n'afuula omwana. sinabona uko mbivuga. simanyi byenyiza ni byogera. ukuri papa taata ndabigushimira, bikwebaliza warakoze. wakola arandera ndakura, nandera n'enkola aranshingira, n'anfumbiza. ubu ngubu Kakati. dore umwuzukuru. omuzzukulu we wuuno. ndashima Imana. umunsi baza kumbaza no kunga nge ntibakuye kwa papa nze tebawayo ahubwo bagiye iwe Bagenda. kuko bari bazi kuko kuba bali ari we papa. ye taata. icya kabiri Icyo. reka nshimire mama Chantal. kandebaza mama Chantal. mama Chantal kuregwa nawe ni umugisha ukomeye. mama Chantal oli mukisa uri umubyeyi oli w'icyitegererezo, muzadde ekyokulabira. uri umubyeyi wahagaze, Uri muzadde yayi- biradushimisha. Tukwebaza. uyu mama yarakoze ijoro n'amanywa, kiro misana. yamaze amezi 6 adasinzira ku manywa na nijoro, ariko twebwe abana twamugera imbere Abana batumukureba. akadukomeza. n'atuzaamu amaanyi. ukuri Amazima. warakoze. Wakola. mama wacu Mama wacu. ntacyo tuzaba turi kumwe, tetulina kye tujja kubanga turahari. wetuli. papa aho yatugejeje Taata watutuusizza. rimwe yigeretse kumbwira ngo Olumu murakuze yagamba ati mukozi. bucyaba Singa. nta bwoba kuko mukuze, Sina kuko n'ukuri kutebuka. turakuze, Kuba ddala turi kumwe. tuli ffenna. mureke mvugire umutware wanje ijambo yantumye. kanjogere omwana wange ekigambo kye yatumye. yambwiye ngo mama yangambye nti ngo yababaye kuba atageza, yanyoleddwa nnyo ngo obutatu ariko naye ngo humura otya arahari. waali arambwira ngo arahari ntacyo amba tuzabura. waali terwekekdo Chantal Chantal. yambwiye ngo ngamba nti ngo ho papa yarari taata wabadde azahaba, ajja kubaawo ntacyo uzabura, Ntacyo ogenda bahari Wa- barahari mu Wali. cyimbo cya papa. mu kifo kya taata. ikindi Claude yambwiye, Claude yangambye nti Claude yambwiye ngo afite agahinda ko kuba ataje yangambye nti enenako olw'obutajja ngo abe ku munsi mukuru wa nyuma Ndabona wa ko pasiteri. umunsi twayoboye. Claude niwe twafatikanyije kuba mu rugo Claude gwe tube rwo naye kwa waka. pasiteri. Ewamusoro. arambwira ngo mbabwire Ati bagambe. ngo yababajwe n'uko pasiteri yazamuwe yanyoleddwa nti kubanga musuma atamweretse abuzukuru. atamulaze bazzukulu be. nawe afite abana babiri, Alina abaana pasiteri babiri. niwe wamureze kandi niwe wamushingiye. ate yamufumbiza. arangije arambwira ko ndagira ngo mbihine omwana angamba njagala ngo mbifu Chantal Chantal. ngo aho papa yarageze taata wabadde ngo niho akomereza, agenda okugendera mu maaso. nguko papa yadutoye
wamutoje mu ijambo ry'Imana naho niho azafatira wagiye kunywereza Hope na David yambwiye ngo timuzigere kamwiga ku ishuri mugenda kureka gusoma ngo muziga ku mashuri meza ngo akiri muri iyi si ntacyo muzabura mugenda kubura kintu rero kubw'amasaha mfite byinshi yari umubyeyi waje ndakunda papa tata wiruhukire mu bwami bwawe badenkwagala utwemerere urabona ko amasaha yatugendanye nta nubwo umuvugabutumwa aravuga ubudde watugenze ko nga n'omubuuliza n'abakubuulira abana ne mutwemerere avuge Chantal wenyine abaana mutuukirize Chantal yabayogera yekka duhe mama abandi baraza kuvugira abala bajja kwogerera wali kyekyo tekyo mubyemere uko avuge Chantal wenyine mutuukirize Chantal yekka yabayogera twakire mama n'umuvugabutumwa n'omubuulizi w'enjiri hanyuma hariya turaza kubagira abana abana tujja wakadde hariya ni hagari kandi hano dufite ikibazo cy'abantu wali wagazi n'ate wano wafunda mbabarire munsonyiwe abakobwa babiri gusa tuli bawala babiri fekka kandi twebwe twari inshuti za pasiteri ate tubadde mikwano gya musumba avuga murumuna wanjye atavuze siyinza kwogera nga muto wange mbabarire nawe avuga akanya gato omukkirize wakiragereko katono amen amiina I want to thank God for this njagala day, ndashaka gushima Imana kubw'uyu munsi not because I've lost my dad, so ko nafuushire data but because he taught me to thank God for what he has given me. kuko yanyigishije gushima Imana kubw'ikimpaye icyo ari cyo cyose Be bad or good, cyiza cyangwa kibi it's the best for me. ni cyiza kuri jye Papa, it was nice knowing you. data twamenye neza As they say, uko avuga parents know their children as part of their life, ababyeyi bafite abana babo mu buzima bwabo cyangwa se nk'igice cy'ubuzima bwabo but we the children, we know our parents for the rest of our life. natwe tumenya ababyeyi bacu nk'abakobwa buzima bwacu Papa, you raised me well. data yandeze neza You grew me into a better girl, umuhesha umukobwa mwiza and I'm going to keep moving into that way. kandi nzabikomeza bikora I'm going to fight hard not to reach heaven, ngiye kurwana si kugishika mu ijoro but to see you again. ariko nkubone nanone I'm going to fight hard, nzarwana cyane not because that there is paradise, heaven, kuko hari paradizo ijuru but because you promised me that we shall meet again. kuko wansezeranyije ko tuzongera tukabonana The last words I had with my dad were, amagambo data twavuga nyuma he told me he's going to come back. yarambwiye ngo azagaruka And I thank him that he kept his promise. ndamushima ko yarenze ibyo He yasezeranyije came back, though he didn't say his goodbye to me, arambwira ngo umwana wanjye urabeho but I know he went with me in his heart. ndabizi neza ko yagiye mu mutima wanjye aho yagiye mu mutima wanjye Papa, nzagukumbura, data njya kudukira nzagukumbura kurenza ibindi njya bintu, kudukira gusinga ibintu byonna kandi ndizera Imana ko tuzongera kubona. nzikiriza tujya kudamu turabaganira God bless you. Don't. Imana ishimwe. kama yebazibwe Bahagaze muri uyu mwanya imedde mu kifo kino mu kirori cy'umubyeyi wacu watashye. ku lwa taata waffe eyazzeeyo eka Ndavuga amagambo agera kuri 5. ngenda kwogera ebigambo nga 5 Ndashimira papa wanjye, nebaza taata wange yandeze neza, yandera bulungi yanderesha ijambo ry'Imana. nandereta mu kigambo kya katonda Mu mpanuro zose yampaye, mu byonna bye yampoba bye yandagula abo bye ŋŋamba yakoreshaga ijambo ry'Imana. yalinga akozesa kigambo kya katonda Banavuka bwe kyanzaalibwa nta munsi turara tudasenze iwacu. tetusulangako nga tutusabireko ewaffe Banavuka bwe kyanzaalibwa nta munsi n'umwe tewalinako na lumu pasiteri ataraduha ijambo ry'Imana. lwatanatuulirako kigambo kya katonda Yaturesheje ijambo ry'Imana. yatukuliza mu kigambo kya katonda Ndashaka gushimira papa, njagala kwebaza taata yari intwari. abadde muzira Nishima kumva abantu bangana gutya kyasanyu nnyo okulaba abantu abalinga bwe bati bahamiriza umubyeyi wawe amagambo yose nga mwavuze. boogera ebigambo nga bino eri omuzaddewo Papa yari umugabo w'ukuri, taata abadde musajja w'amazima
yari umutagira amarangamutima abadde muntu atasosola wabura umwana we oba oli mwana we wabura uwo hanze oba oli webweru twese fenna yadukundana kimwe abadde atwagala kyenkanyi papa wanjye yari inshuti yanjye taata wange abadde mukwano gwange nnyo yari inshuti yanjye bikomeye abadde mukwano gwange ebyaddala iminsi namaranye nawe arwaye ennaku ze namalako naye nga mulwadde yanyigishije amagambo y'ubwenge yanjigiriza ebigambo eby'amagezi papa kuva nkiri muto taata okuva nga ndi muto yanyigishije kuba responsibility yanyigiriza okuba obuvunanyizibwa yandeze gukora ibikorwa yanjigiriza okukola ebikolwa mu minsi we ya nyuma mu nnaku ze ez'oluvannyuma yampaye umurongo uzagenderaho yampa olugirimu ennaatambulira twagiranye ibihe byo kuganira byinshi twafuna obudde obumala obw'okunyumya anyigisha ukuntu nzarera barumuna banjye nanjigiriza engeri gye nalira mu bato bange anyigisha ukuntu nzarera mama nanjigiriza engeri gye nalira mu maama wange ampera umurongo wo kugenderaho nampa olugirimu ennaatambulira anyigisha ukuntu yabigenza nanjigiriza ababadde abikola byose arabinyigisha byonna n'abenjigiriza ndashimira umubyeyi wanjye watashye nebazadde wange eyagenze leero kuba yarankunze akanyigisha kubanga yanjagala nanjigiriza munyemerere munzikirize nshimire Ebeneza munzikirize neebaze Ebeneza mu byubahiro byanyu mu bitiibwa byammwe munyemerere mpagurutse papa mukozi munzikirize nyimuse taata mukozi pasiteri musumba yabanye natwe yabeera naffe na fellowship yose ne fellowship yonna pasiteri ndagushimira musumba kubaza ndagushimiye amagambo data yari kukubwira ebigambo taata bye yali kugambye nakubwiye ndagushimira naye nange bigambye warakoze nkwebaza kutuba hafi wakola n'obeera kumpi naffe mwarakoze kubana nawe mwebale nnyo okubeera naffe imana data bamugisha katonda kitaffe abawa omukisa mu karere dutuyemo mu kitundu mwe tubeera nansana kuva muri 2020 pasiteri atangira kurwara okuva 2020 nga taata wange atandise okulwala munyemere mpagurutse pasiteri munzikirize nyimuse musumba kamandwa uyu mugabo kuva muri 2020 okusajjana okuva mu 2020 yabeera naffe okutuusa kunaku olw'oluvannyuma ndabyibuka niyo mama abyibuka neza nzijukira bulungi nabwiye mama pasiteri yakize kanseri nagamba maama nimugamba nti pasiteri nzamugurira ikoti ningamba pasiteri nzamugurira ekkooti kubera ukuntu yatubaye hafi kuba tubeera kumpi nta munsi atageze talina lunaku lwataatuuka nta waka munsi atatanze talina ibye kulatwawaayo bibye pasiteri imana yamwishe guha umugisha pasita mukama omugula kuwa mukisa ndashimira inshuti pasiteri neebaza yatweretse emikwano taata gyeyatulaga inshuti ziwe mikwano gye inshuti zacu abafuuka mikwano gyaffe babavandimwe bacu babeera baluganda gye tuli turabashimiye mwese tubebaza nnyo mwenna ubushuti mwagiranaga na papa omukwano gwe mbali nagwo ne taata tuzabukomeza tujja gunyweza tuzarushaho kuba inshuti tujja zanyu kusingawo ennyo okubeera mikwano gyammwe kandi ukuri turabashimiye cyane ate tubebaliza ddala ku byo mwakoze ku mubyeyi bye wacu mwakola byonna eri omuzadde waffe twebwe ntacyo twabaha tewali kye tuyinza bba waffe ariko imana data yo mu ijuru naye katonda bamugisha kitaffe omugula w'omukisa ndashaka guha Paul itorero rya Nure njagala kusaasira ekkanisa New mu burage pasiteri yansigiye mu busika taata bwandekedde ikintu cy'ubutunzi pasiteri yansigiye ekyobugagga kitange kyandekedde musumu nasigiye famiye ya Nure andekedde efamire ya Nure yose New yonna ni ikintu pasiteri yadusigiye gikomeye katonda atulekedde taata atulekedde ekintu ekiri aba bapasiteri ba Nure abasumba bana ba New bamfataga nk'aho ngana nabo abadde bankwatanga babeera kandi nabo abenshi bashobora no kumbyara ate abasinga banzadde ariko bose ukuntu badufataga engeri gye batukwata bafata nk'umuryango wabo bankwatanga famire yaabwe ni ukuri ikintu turabashimiye tubebaza nnyo kuba mwaraganye n'umubyeyi wacu okubeera n'omuzadde waffe mukamufasha ne mumuyamba mukamugira inama muwa okuteesa kwammwe mukamuba hafi beera kumpi naye imana yo mwishyuraho umugisha mukama omugula w'omukisa ndashaka gushimira umuryango mvukamo w'abahinda nebaze famire gyenzaalibwa y'abayinda
Imana yamwishe bamugisha mukama katonda omugula w'omukisa Abahinda ni famiye yacu Abahinda ifamile yaffe ubw'imyaruka bagaruza olw'ensonga ndabashimiye cyane mbebaziza nnyo muri umuryango mwiza muri famile ennungi umuntu wese yakwifuza kuvuka omuntu yenna mwayinza okwegomba okuzaalibwa ibyo mwadufashije byose mwatuyamba byonna okusoma bebaza nnyo Imana ibamugisha katonda w'omugula w'omukisa Kasaye mama wanjye haguruke Kasaye mama wange ayimirire ndashaka gushimira mama njagala kwebaza mama mama yarwaje papa mama yajjanjaba taata ndahamya neza ko ari bake babikora nkakasanga batono nnyo abayinza okikola mama yabaye hafi ya papa mama abeera kumpi nnyo ne taata aramurwaza n'amujjanjaba ata akazi n'aleka omulimu iminsi pasiteri amaze hafi amezi 6 ennaku zonna emyezi 6 taata gyamaze pasiteri yarareshya ye muntu musumba n'ubunini yari afite n'obunene bwabadde nabwo mama mumbare koresha ijambo musonyi okozesa ekigambo kino yamuhagiraga buri munsi waremwe n'ingabo abadde nga amunaaza lunaku lwa katonda nta muntu n'umwe waje iwacu teri muntu n'omwe najja ewaffe usanga ne pasiteri umwana asange taata nga mukyafu Awe. taliyo mama yitaye kuri data uko bishoboka mama afayo kose nnyo ku taata nga bw'asobola amugaburira intungamubiri n'amuliisa ebizimba omubiri aramusukura uko bishoboye kose n'amuyonja kisoboka kyonna amuba hafi n'amuba kumpi twatangiye gufasha mama kumuraza mu cyumba twatandika okuyambako mama okusoma iminsi ya nyuma nnaku za luvannyuma ariko yamaze hafi umwaka naye yamala kumpi mwaka amuhindukiza wenyine yamukyusa ye na kuriya kuntu pasiteri yarangana n'engeri gyolaba pasita gyabadde yenkana mama ndagushimira mama nkwebaza mu bintu pasiteri mushimira mu bintu byenebaza musumba pasiteri yakunze mama taata yagala nnyo mama yaramukunze amurutisha ibindi bintu byose yamuza n'okusinga ebintu byonna nta munsi n'umwe tena lunaku nalumu pasiteri twamuhaga ibiryo akarya madamu atara twali tumuwedde emmere yaramutegerezaga yaba yabwiriwe yamulinda ngoba yasimye akamutegereza n'amulinda yaramukunze yamwagala aramwubahisha n'amuwa ekitiibwa tuzagukunda kurusha tujja kwagala okusingawo nzakurera mama nja kulera nzakurera nzakubahisha nakukuuma nja kuweza ekitiibwa ntacyo mfite n'aha mama sina kinyiza kuwa mama kimu mushimira mwebaza ku buryo yarwaje engeri pasiteri yajjanjaba taata manguhaye impige mama mama mugabira inka amuwadde ente si y'amafaranga si ya sente mugabira inka ku bintu yakoze muwadde ente kulebe byeyakola ni umugore w'intwari mukyala muzira ndagushimira nkwebaziza mama ndagushimira mama nkwebaziza no ku munsi wa nyuma kutuusa kunaku olusembayo yaramusukura yemuyonje amuba hafi namuba kumpi kuko ijambo rivuga ekigabo bwekigamba wahirwa baruhukira mu mwami basse balina omukisa bafiira mu mukama turashimana ko pasiteri aruhutse twebaza mukama kubanga taata Yiza amakuba y'isi. ngawonye ennaku ey'ensi niyo nzira twese duharanira yekubafu naye tulwanirira kandi turahamya n'imitima yacu ate tukakasira emitima nta gyaffe n'umwe wabonye turira tewali atulabe ngo gatuka dufite ibyishimo bya pasiteri yagiye tulina essanyu kuba taata yagenze dufite umunezero tulina essanyu waho data yagiye taata we yagenze kandi turahamya neza ate tukakasa ko tuzabana nawe tujja kubeera naye tuzabana nawe mu buzima tujja budashira kubeera mu bulamu obutagwawo noneho n'ukuntu yatubwiye ngo azaba ari umuyobozi ukomeye naye engeri gyatugamba nti ajja kubeera mukulembeze yari mulungi umuyobozi hano abadde mukulembeze azaba mulungi umuyobozi ukomeye mu ishuri ne mugulu ajja kubeera mukulembeze mulungi bahaye pole mwese mbasaasidde mwenna mwana wacu mukama bampeera omukisa I only recognize the presence of Musumba Bugembe. bannange Regular okwebaza okubeera kwa musumba bugembe Thank you. webale nnyo Abadde mukwano. yali nshuti Once again, I recognize the presence of Musumba Elisha. ndashima kandi kubwa pastor Elisha uli hano Okay, mani wamugisha. mukama bwenye omukisa Munyemerere munzikirize twakire mama twanirize maama
Imana imufashe avuge byose kandi mu gihe gito hanyuma twaniriza Musumba Shadow abwirize aburire nyuma turakora umuhango w'indabo dusezera dusoma wo gutanga gushyiraho indabo kale tujja kukola n'omukolo gw'okuteekako ekimuli nga tumaliriza. Omukyala yansabye bw'anaaba nga afutuse okwogera abasumba mwenda abakola abali mu ttiimu ya Ebenezer Group of Fellowship mujje muyimirire wano kati mbasaba mujje muyimirire. Yesu ashimwe. Yebazwe nnyo Yesu. Haleluya. Amen. Singiye guhindura gahunda. Sigenda kukyusa nteekateeka. Ariko reka nsabe mabukwe atambuke. Naye kansabe nazaala wange ajje mu maaso. Sinzi nimba ashobora kuvuga. Simanyi oba anaasobola okwogera. Yacitse itege ku buryo bw'umubiri. Yaweddemu amaanyi mu mubiri. Ariko n'omukristo n'omwizeewa. Naye mukristaayo ate omwesigwa. Byibuze nahaguruke. Yandisituse. Ngaho ugende neza sinzi ijambo ari bikoresha. Oba naagamba otambule bulungi oba naagamba atya simanyi. Nsituse okwebaza Katonda kulw'ebirungi byakoze. Yakoze obuvunaanyizibwa bwe Katonda. Kiseera ki? Ate omuntu kyayagala Mukama wakyali tumulwanyisa. Nebaza nnyo Katonda kuba tatakkiriza biri omukristaayo yeetaddangako mabega naye sigandako bigambo bye bwagambye tatagambye bwati ne bwati ate abasumba bamu bwe batuuka eyo nolya muliga bwe nga si malungi nitubalinga tule muligi nga malungi gyalaga nga birungi nnyo yabeera naggwano gye ndi ng'ampita n'aŋŋamba ti maama n'aŋŋamba maama yeetangamba akakoti mukadde ng'ayita maama ekyo kyebaza Katonda Katonda yamwagadde ate nebaza ekkanisa abantu bayimirira abantu bawaayo sente zaabwe bangi bajjanja baagala basobola Mukama n'asooka atuleka fena tugenda twebaza Mukama n'atuleka atuuka ekiseera ekituufu mu kiseera ki muyinza okubayo sente era ne munoonya sente endala omwalo ziwaayo ne mulwana lulwadde olutuuka abantu bonna omwama lutuukayo Mukama n'agamba timutuse mwagala yakoze mwana wange kuko imirimo yiwe myiza yakoze kandi twumvishije imirimo yiwe ate emirimu gy'ebirungi tumwebaza olaba omwana wo baramuhanya neza bamukakasa osanyuka ukanezerwa cyane n'osanyuka nnyo ukamunezerwa w'umwana n'osanyuka nti omwana wo yebaza ebirimu emirungi Mukama yagamba ajja kukola muwanvu n'enjawulo abantu badde bagologosa ne bajja ne bakakasa tebadde muwanvu ajja kukola mawanga ki naye bwe yajja eno bwe yatuuka wano
nakora imirimo mirungi nakora imirimo okutuusa gyemukuba naliwo nenkuba enduulu nempita sata tebajagaza nembuuza obadde otya nangamba afudde obadde ki nangamba bakutudde omukono nataata okutusa omukono emirimu gijja kusigala nga gikolerwa naye omwana amaze yekuma mubizibu ebyo tuuse ku lunaku lw'olusembayo mbyebaliza Katonda ebyo byonna ono muto wange mwana wange tebali mubutwatirabyeko naye tetwogeragako bubi naye bagamba kulobe bati naye talina kigambo nakimu kitwatulire wanofu okutuusa kaka awo nkwebaza nnyo omwana ono yambeera mwana mulungi yalwaza oba yajjanjaba ng'asituka n'agenda n'ajjanjaba n'atambula misana kiro nkwebaza nnyo kubanga onatolonolebire olwangudde Katonda yeebalira we w'ekitiibwa ate mwagalizza ekiwumulo ekirungi kwebala nnyo maama mutuuse bambi mutwale Yesu ashimwe yeebazibwa Yesu Imana niyo kwizerwa Katonda waffe mwesigwa mu gihe icyo ari cyo cyose mu kiseera kyonna Imana niyo kwizerwa mu gihe twabyaye Katonda waffe mwesigwa nga tuzadde Imana niyo kwizerwa mu gihe twafushije mwesigwa nga tufiiriddwa sinzi nimba ndibuze kubishobora ariko kuba umwuka wera w'Imana simanyi oba nayinza naye kuba omwoyo omutukuvu nja kusobola nashatswe muri 91 mu kwezi kwa karindwi cy'tariki 11 nafumbirwa mu gw'omusango nga 19 mu gumu nimba mwibuka igihe cya Ndugwe yapfuye ku wa mbere naje kuruvuga ku wa kane webwegedde Ndugwe yafa era naye n'alyoka afumbirwa nakoze ubukwe iriya hari ikibazo cya Ndugwe nicyo gihe nakoze ubukwe yakolayo embaga nga waliyo ekizibu kya Ndugwe nashatswe ndi mutoya sinari mukuru yafumbirwa muto yali mukuru ariko nsanga umugabo wanje arasa nk'umuntu umaze kugira akenge nensanga nga omwami wange ali musajja amaze okuba n'amagezi obulungi kuko yarandutagaho yali ansingako musanga n'ebintu bitatu musanga n'ebintu bisatu arabisazanya akaddiye nabyo namusanganye urukundo namusanga alina okwagala musanga ari umugabo uca bugufi nensanga musajja mukkakkamu nsanga ari umuntu ukunda gusenga nensanga muntu musabi imyaka yari arimo yari umusore emyaka mwe yali gyali gyavubuka ariko nasanze agira inshuti z'abasaza naye nasanga alina abazeeyi mikwano gye n'ubu numva umubabaro mwinshi kuko ntari kumwe n'abo basaza era nnumwa nnyo kubasira abazeeyi abo hariho bamwe batashe abamu beegendera dda hariho n'abandi bahari abamu bakyaliwo sinigeze mbona urubyiruko kurya baza mu nzu sirabanga nnyo bavubuka kujja mu nnyumba y'umusore ey'omuvubuka ahubwo twagendererwaga n'abasaza ife abazeeyi batukyaliranga okusinga inshuti yacu yatugendereraga cyane mukwano ffe tukyalira ennyo yari muzehe Sehumbya yali muzeeyi Sehumbya Sehumbya yaratugenderaga yari inshuti yacu yatukyaliranga nnyo muzeeyi Sehumbya yali mukwano gwaffe inshuti ikomeye ow'amaanyi yari pasiteri Mukinzi yali pasita Mukinzi nari nzi kwaza mbadde mmanyi ajja kubaawo ariko ntiyaje naye teyazze twari tugira umuvandimwe nga tulina oluganda inshuti yacu abadde mukwano gwaffe nari nzi ko tuza kuba ko turi kumwe na Rutonde mbadde manyi tujja kubeera naye busumbuwa none ikindi kintu gikomeye ekirala eky'amaanyi numva kimbabaza cyane ate nga kinnuma nnyo kandi sinzi uburyo nzashobora kuvuga ayo makuru simanyi bwe nasobola kwogera mawulire ago sinzi umuntu uzahagarara imbere y'Obedi Mushengero umubikira pasiteri simanyi muntu alina amaaso ga muto nga amubikira pasita iyo inzira zijya kuhaba n'ubushobozi kuba waddewo n'obusobozi mba nazanye Obedi Mushengero tuba turi n'aliresa Obedi Shengero yagezaza yajjanga mumbabarire musonyiwe ikindi ekirala
tumaze kuva mu Rwanda twatuye Gitarama twakorera umurimo w'Imana mu kanisa rya APR. Pasiteri wacu yari Kiraga, ariko Kiraga yabaye inshuti y'umugabo wanjye, uburyo niwe yageze aza kugisha inama za gahunda zose z'itorero. Haba abacengeza Gitarama. Bukeye yahaguruka pasiteri ahamagara Foto na Bideri. Baje ahantu Buringa hageze hinjira interahamwe nyinshi zaramaze. Niyo abantu bageze mu Rwanda Gitarama hakomeje kuba intambara igihe kinini. Imana irababwira ngo bagende bahagarara Buringa. Ngo bavuze ingunga interahamwe zizagenda. Bagenda kuberayo baragenda barabikora. Kuva icyo gihe interahamwe ziragenda tizongeye gutera mu mujyi wa Gitarama. Twimukira i Kigali. Yakomeje kuba inshuti z'aba basaza. Yagiraga icyumba kwa Isake iwe na Kamburishi na Mushenge. Bageze bararamo buri wa gatanu. Kuko twari tumaze kugera ngo mu mujyi namubona ukuntu angana, nabona n'aba basaza bageze baza mu rugo jenkana nagakubaganiriza nasaza, ariko kugira inshuti z'abasaza cyane nta bandi basore bazasinda aba basaza uzugendana nabo bizagenda gute? Urambura naje ndi umusaza nkabo, urambura ntaco novugana n'abasore ntaco mfite, abandi bo nshuti zanje mubyibuke. Kamburishi yigeze kuva i Kigali aza kumuramutsa. Rero ndi mwamubonye aravuga ngo ndagukumbuye zoza kukuramutsa. Arahaguruka ava i Kigali bamarana iminsi 3 kuri Pere ya Monteni, ngo basanga hari n'igiterane cy'abadamu, aratwigisha arongera asubirayo. Sentereko yigeze ku ishuri tikendega aza kumuramutsa, hatari n'igiterane araza gusa. Izo nizo zari inshuti ziwe. N'abashaka kumenya andi mateka tudashobora kuvuga muri uyu mwanya, abo nibo bari nkora mutima ziwe. Ariko mfite umubabaro mwinshi ko nta n'umwe uri hano. Ariko Imana ishimwe ko turi kumwe namwe, kuko namwe muri inshuti zacu. Yanyigishije gusenga, antoza inzira, mukuri nashatswe tazi ibintu by'Imana cyane, kandi nari ndagira no mu myaka yo kubikurikira. Arandera, mbese muri make napfushije pasiteri, napfushije umubyeyi wo mu buryo bwo mu mwoyo. Ikindi turimuka tuza hano Uganda, yarigaga ariko twaje tuzasubira i Kigali. Twagiyangaze kusoma oluvanyuma tuddeyo Kigali. Ngo aje kurangiza bwe yamala okusoma, Imana iramubwira ngo turina. Mukama n'amugamba abeerere ddala kuno. Tangira umurimo w'Imana mwabyumvishe. Obuweereza bye mwabibulidde. N'akora. Haba igihe kimwe haba intambara. Wabawo entalo ekiseera ekimu. Ndabyibuka pasiteri Ndamiye ari hano. Nzijukira Musumba Ndamiye wali wano. Aza kumubwira ngo naze amutware muri Canada. Najja n'amugamba amutwale Canada. Namwe nzakwishyura tike. Namugamba ngenda kusasula tiketi. Kandi ngiye gushaka na visa. Ngenda kunoonyeza ne visa. Pasiteri aranga. Pastor n'agaana. Reka aramubwira ngo genda ngiye kubitekerezaho. Namugamba genda njya birowoozaako. Ndamiye ngo amare kugenda mu ijoro ndamubwira ngo Ndamiye yagenda ekiro ekyo ne mbuuza
wagiye lwaki togenda ntantu namwe tutakorera Imana tetulina kutayinza kuweereza Katonda Mr. Tusenge nangamba ngenda kukotaina kusatu nsaba aja kuri Prayer Mountain nagenda ku lusozi amarayo Mr. Tusenge amenda kusatu ng'asaba agarutse arambwira bwe yadda nangamba ngo yararyamye yeebaka amaze gusenga munsi y'igiti amaze okusaba nga ali wansi w'omuti ngo abona ahantu hari amabuye menshi abantu awali amayinja amangi ngo abona ko umuntu azamuha inyundo nalaba ng'omuntu amuwa ennyongo aramubwira ngo aya mabuye ugenda uzayamenagure yose wubake kino gikuta gendo yassa amayinja gano ozimba ekisenge ekyo arongera ngo amuhe umunzani naddamu namuwa minzaani ngo aramubwira ngo buri buye ryose uzoza uritereka ku munzani urebe ko ryuzuye namugamba buli jinja lipime ku minzaani olabe werikana iritazuzura uzarireke eritawera olireke mu kanya ngo abona abantu batoza umurongo barimo batambuka mukaseera kano nalaba abantu batono nnyo nga bali ku layini ngo bamwe akababwira ni muze muhagarare hano ku munzani abagamba mujye mwemere ku minzaani ngo abandi bakanga abandi bagaana hariho ngo abenshi banze baragenda waliwo abagaana bangi ne bagenda abandi bahagarara kuri wa abandi munzani bamera ku minzaani wa muntu aramubwira ngo uwo munzani uwurekere aho ngaho namugamba minzaani ogirekerawo weeri arataha naddeeka arabimbwira nabiŋŋamba arambwira ati ariko simbyumva neza nasibitegera bulungi arasenga nasaba amaze gusenga amala okusaba arambwira ati ngiye gutangira nangamba ngenda kutandika takundi ngiye gutangira tewali ngeri ddala ngenda uyu kutandika munzani ko ndagerageza kuwuterura wansi minzaani ngezaako ebisitulegaanyi turatangira umurimo w'Imana netutandika obuweereza yagiraga ibintu bitatu yalina ebintu bisatu mu nzu y'Imana mu nnyumba ya Katonda yagiraga ibyishimo yabeeranga n'essanyu na Sunday school yagaziririmba agakoma mu mashyi sande sukulu yalimbanga n'akuba engalo agatanga haleluya abo dusengana murabizi abantu abali wano bakimanyi abadamu twagaza turirimba abakyala nga bwe tuyimba akaruwa agakoma amashyi turirimba n'akuba engalo nga tuyimba yagiraga umunezero mu nzu y'Imana abadde n'essanyu utaruhaha lingi nnyo mu nnyumba ya Mukama uko byabaga bimeze bose yagaragazaga mu buli ngeri ibyishimo yonna abalanga essanyu mu bulamu bwe yari umusenzi abadde musabi yari yarahawe ijambo ry'Imana Mukama yali amuwa ekigambo Mana ishimwe ku mirimo myiza wakoze yeebazibwe Mukama ku lw'emirimu gye wakola Mana ishimwe ku butwari wagaragaje mu Mukama yeebazibwe ku lw'ebyokoze ikindi ekirala imibanire yaje nawe embeera zange naye oba engeri gye nabeera naye njyewe ntabwo nigeze mba umugore nze sibangako mukyala sinzi ubu nimba mba umugore wanjye oba ndi mukyala waani nabaye umwana nabeera mwana yamfataga nk'umwana yalinga nkwatanga omwana andera neza nandera bulungi nnyo aranyigisha nanjigiriza angira inama nanteeseza nampa amagezi aramfasha nanyamba nakoraga n'ifite akazi kora badde nkola nina omulimu ariko niwe wari shefu mu kazi kanje naye yabadde buusi mulimu gwange natahanaga igitabo buri wa gatandatu badde nganziranga n'ekitabo lwa mukaaga tukabara amafaranga twasohoye yose ne tubala sente zonna ze twafulumye tukabarayo twinjije tubala ze twayingiza twarangiza bwe tumala asigaye agakuramo icya cumi asigaye akabona gukemura ibindi bibazo endala nalyoka akozesa ebintu ebirala twarangiza kubara bwe tumala okubala yagaza pemba abadde nga mpa omusaala narahembwaga jewe nze abadde mpa ntabwo omusaala nigeze nkorera ubusaara mpemba sikoleranga weerira abadde ansasula businzi umutuza mpemba ekimanyi ikindi ekirala yankoreye kyeyankolera ntabwo ko nashatswe muri 91 nabagambye nafumbirwa 91 ariko nza kutizaho kubyara nendwawo okuzaala ndaye umwana namumaranye imyaka 11 omwana amala naye emyaka 11 ndongera mbyara uwundi nenziramu nenzaala omulala iyo minsi yose namaze naku ezo zonna ze namala ntabwo nigeze numva yivovota simuwulirangako nga yemulugunya nta ncuro yigeze ihaba tannangirangako ahubwo ejo yaranyihanganisha ate nze yanywezanga bunyweza nazizaamu amaanyi yaransengeraga yalinga ansabira ndamushimiye mwebaza yagiraga umwete wo kwihangana cyane abaddenga n'omutima gw'okugumiikiriza ikindi ekirala
gikomeye cyane ekyamaanyi ennyo yari inshuti yanjye abadde mukwano gwange mbere yabaye pasiteri wanje yasooka nabeera musumba wange aba inshuti yanje nabeera mukwano gwange arongera umugabo wanjye nabeera waze mbuza umupasiteri mbuza inshuti mbuza umugabo nfiiriddwa musumba nfiiriddwa mukwano gwange nfiiriddwa omwami takundi n'isi tuli mu nsi tewali ngeri ddala yararwaye yalwala agwara uriya mwaka wo hirya agwara umwaka ushize wo hirya n'alwala omwaka guli imana iradufasha arakira mukama n'atuyamba n'abona mu minsi yarwaye ntabwo yigeze ataka nta muntu urumva we pasiteri yalwalira teyemulugunya tumulirangako ng'akaaba yarakomeye yali mugumu yali muvumu arangije kurwara ejo bundi arongera ararwara ate we yabona oluvannyuma era ndemu n'alwala juzi turagerageza netugezaako ko dushoboye kose bwe twasobola imana yaturushije amaboko mukama atusenzeza amaanyi niyo yamutwaye yamututte indwara yamwishe obulwadde obumusse ntabwo ari kanseri si kansa kuko arayivuwe arakira kubanga bamujjanjaba kansa nawona ariko tugeze iriya naye twatuuka eri basanze umuriro baramushiririje hariya arashya cyane basanga nga n'amasannyalaze babakozesa okumwokya yasiire ku buryo n'ibihaha byahiye nga n'ebiwoowoolo byokka byokka mwibuke ya minsi yabaga ari hano yabaga afite icupa y'amazi jjukira bwe yabeeranga wona yabeeranga n'eccupa nta macandwe yagiraga nga talina malusu basanga n'iyi miti yo mu ruhu yarahiye basanga n'emisulo egy'omu lususu gyakala kuko bamushiririje iminsi myinshi bamwokya ebbanga ddene oba ennaku kandi yagombaga gushirizwa ngo iminsi 15 gusa ate yali wakweka ennaku 15 yagombaga gutegwa imiti ya kimoterapi iminsi 2 gusa amacupa abiri ariko yatewe amacupa 8 nebakuba eddagala ecupa ashirizwa iminsi 52 bamwokya ennaku 52 kandi kanseri yari afite yari kuri stage ya mbere ate nga kansa bwe yali alwadde yali yasooka ali ku buliri noneho esooka wa muriro ukomeza kumugenda utwika gwokya kugeza igihe ibihaha byafatanye umwuka urahuje ebiwoowoolo ne bikwatagana icyo gituma burya mwagaza mubona ahumeka n'umwuka ugashyira nga sawa y'omukambwe gumuggwako muri make arasa nk'uwahawe overdose mu bimpimpi bamuwa eddagala erisukka ku bulwadde icyo kibazo cyabaye ekizibu ekyabaawo twahuye n'umudokiteri aranganiriza twasinkana omusawo nanyumiza ambwira ukuri naŋŋamba amazima ariko arambwira ngo imana igira ubushobozi naŋŋamba mukama abeera n'obusobozi bwo guhindura ibyo abaganga badahinda okukyusa abasabe tutayinza arwara sinigeze nemera ko azapfa mu kulwala nze sakkiriza nti ajja imana yateye ikinya mu bwonko bwanjye no mu bitekerezo mukama yateeka akayiso sinigeze nibwira ko ashobora saalowoozaako nti ayinza okufa ntabwo nabibonye sabira singiye kubabesha ngo nigeze numva ibicuro sigenda balima nti nawulyako singiye kubabesha ngo ni hari n'umunsi oba nabibonye nti wali nakirabako ariko nabonye saabiraba nakomeje kwizera imana nasigala neesiga kato komeza kuburana n'imana nyibwira amagambo yavuze nasigala nga ngamba katonda ebigambo byayogera ngaragaza cyane akavuga ngo waravuze ati tuzapfa tuzarama tujja kufa tujja kubeera balamu nkongera nkavuga ngo nubwo twanywa iki cya ntacyo kizadutwara kandi wekinaba kitegira ni wowe ubabarira ibyaha byacu ugakiza indwara zacu zose endwadde zaffe kumva ayo magambo azarema kula ebigambo ebijja kutonda ariko uko yaremye n'ubukungu bwe niye byatonze bwe biti ubuzima yari arimo mumureke yiruhukire obulamu mwabadde katumuleka awumule umunsi bwacya agatuza olwawo kyanga tugenda okujja hari mu masaha saa 12 n'igice zaalisanga 12 n'ekitundu baganga baraza abasawo ne bajja ba Red Cross hari utwuma bari bagiye gukora kuko yari afite oxygen bali bamutadde oxygen wano abariho bashira oxygen batadde oxygen hariho akuma bashakaga gukura kugira ngo baje kwesitara mu modoka mu yindi oxygen yari agiye kushaka bakendera mu modoka mu yagenda okujja bakamukuyemo bakamujyamu sinzi ahantu yakuye imbaraga simanyi wowe yajja amaanyi sinzi aho yakuye ubwenge simanyi bajja amagezi sinzi ikintu cyabaye simanyi kyabaawo ahita mpamagara nampita ngwino hano naŋŋamba jangu wano ndazi nenzija yavugaga buhoro yalinga ayogera mpola ntega ugutwi ku ntega kanwa okutu nga sibiwulira arangira ngo uyu munsi ni uwa bonani naŋŋamba lero lunaku lwa bona umwaka urarangirira ijoro mwaka gugwako leero hamagara ku rusengero pita ku kanisa ugende kuri whatsapp ya cyace mu bapasiteri gurupu ya cyaci mbasumba ubabwire basome rino jambo bagambe basome ekigambo kye ririya ryanditse kiri hariya awo mujja kiraba kiwani ubabwire bahumurize abakristo bagambe bazeemu amaanyi abakristo kandi bababwire bahindukire abakristo bahindukire bagambe abakristaayo bakyuke bahindukize umutima n'ibitekerezo bakyuse ebirowoozo n'omutima bakoreze uwiteka amaganya yabo yose bawe katonda emigugu nta wundi uhari uzabitaho tewali usibye malagenda uwiteka bafaako okujjako katonda yekka arambwira ngo
ngo hamagara Chantal nangamba kure Chantal umubwira asome Zaburi mugamba asome Zaburi ya 32 ya 32 umurongo wa 8 inyiri wa 8 awigisha abana aruburira abana kandi Imana yo mwijiza mufasha mukama muyambe arongera arambwira ndamunangamba tivyo byose nitumara gushika mu burengeri batunatuka arabanza aracecekaho gakeya nasoka nasirika arambwira ngo se isaha ari hehe nambuza isaha ariwa namubwira ari hansi mugamba ari weru arambwira genda umubwira se namugamba genda umwitagiye igihe mpagurutse arambwira ngo ariko kwicara nabwo nangira nangaba atura mumureke nangamba mureke arambwira ngo nibaza kutubaza amakuru nabi banakubuza amawulire ahita avuga neza ngo ndabizi ko bakanyamasomo bazoza niyo pasiteri yatuye muri zina ngo n'abandi bose ngo n'abari abakampara basoza kubaza amakuru bajya kubaza amawulire ngo uzabanze usome muri iki gitabo cya Petero nyine igitabo cya Petero icyo cyenyine umurongo wa 12 wonyine urugero wa 12 sinzi aho Samuel ari awubasomera Samuel simanyi wali arutusomera sinzi aho ari kugira ngo afashe umurongo wa 12 ngaha ekitabo kya Petero ekisooka essula 5 urugero wa 12 lwokka agambibwa ati mbandikiye uru rwandiko rw'amagambo make rwanditswe n'ukuboko kwa Silwano mwene data wo kwizerwa uko ntekereza mbahugura mpamya yuko ubuntu bw'Imana nabuze ari ubw'ukuri nibuhagararemo mushikamye amen. iyo ryo jambo yambwiye icyo kigambo cy'Yangamba wumve yambwiye ibyo byose ariko sinamenya ko ari mwasezera Yangamba ibyo nanga simanye nti ansibura mazima arangije arambwira ngo azana ukuboko kwawe kw'indyo ugushira muri iki kiganza cy'indyo dusenga ndakuzana ngushira sinamubona se samurabangasa ndamubwira none kutarimo gusenga mbozanga tusaba ngata ahubwo je nari nzi ko nawe hasenga je kubera ijwi reka dusenge tuje mu kazi tunakanyingire manya tusabe twinjire mu manya gakatonda ndasenga nawe nasaba ako nasengaga mpumura nasabanga ntunura twasenze iminota nk'itatu cyangwa basada kikanganyo basada iye kubona ngira gutya menya ko arangije manya ati amaze ndamaze urarangije arambwira ngo ubuzima maze nagamba yes arangije arambwira ngo bwira abantu bagire va tugende nagamba abantu bakore bangu tugende nayo magambo twavuganye bisembaye nayo byo tarindi jambo yambwiye twara kigambo kirana kandi na hano mu rugo nabaneka yakoresheje ubwenge bwinshi adusezera kwesa amagezi manje nyonga tusi ariko umuntu baganiriye cyane ni Chantal tugubanye menye Chantal zageze nawe yageze ambwira ngo nisohoka avugane na Chantal tukani watu banga twabana ndashaka kuvugana na Chantal manyagala kugura ko ni Chantal je gusa hari ibintu bibiri yambwiye zaine ibintu bibiri byangamba biruka arambwiye ngo uzakomeza inzira yo gusenga yangamba sigaze kubera yo kusaba ndakuzi gusenga nkimanyo manyo kusaba uzabikomeza niweza wowe ubwibazo bihari bakwade bizuwe biri uzakomeze nza ninyezo kusaba njya kubona unije no kuvuga ubutumwa wenda genda kuburira ngiri uzakomeza uzusenga sigazo kusaba uko nikira nzaje kuvuga ubutumwa ndi warangenda kuburira ngiri ibindi yavugaga ngo tuba turi abana ku mashuri ngo ndabenga abana ku isomero ngo zayagiye kuvuga ubutumwa yajya kubagenze mu ngiri gutyo bwatyo takindi kintu yambwiye cyane cyangamba ibindi yabivuze tugiye kugenda urabyo tugenda genda bwira abana ni muzane bibiliya yiwe tazagenda nta bibiliya ngamba abana mete bible niba tugiye ngo yamuri muyisige yagamba amugireke mu muheze Chantal mugiye Chantal mukandi mumubwira zo no kusengeraza n'icyongereza iri ati mugamba ngenda kusifuka ni sete ne Yerusalemu ngo ndamuzi ko atazi Kinyarwanda neza urongera na Rwanda ngo azoza asoma mu Kinyarwanda ngo agenda abyiga Rwanda agende icyo atazoza asoma ni ngo azasoma muri kiriya cyongereza ngo azobashe gufasha abana bagiye kujya abana ngo bagenze kusomero tuje no kugenda sinabigiye Chantal tugenda sabe mugambaza Chantal umwaka urangira twari mu nzira umwaka ngagugwa ko twari mukuru jewe nari imbere inyuma ari kumwe n'abaganga na mukuru nari masonge mabegariyo n'abasaba umushoferi ingamba driver twari tugeze ahantu nakuru tuse nakuru ndambwira hagarara dusenga umwaka urangira urahagarara ndasenga naye biratusaba ndarangiza nimara kusaba maze kurangiza ndakingura aho bari nzigura aho bari guriya mukuru warahari yari nakoresheje ijambo ry'icyongereza nakoresheje ikigambo cya ruzungu ndamubwira my pastor nimuga musumba wanjye happy new year mwaka mupya arikiriza nanzira muntu wero arikiriza gira nakiriza ukiriza tugenda
bwenda gucya tumaze kuko twaranahagaze tuvamo twishyira mu gashopu kari gahari dushope kutuntu dukeya ngo tuje guhagurukana ama n'ubikito cy'ubwoba numva ku mutima waje wuzuye ubwoba ni amacaca mu izina rya Yesu tugiye kugira impanuka se mu izina rya Yesu ndahagarika cyose kigenda kubaho kibi cyane ubwo bari kubwa amahungumamo nene sigara ngo kutya kwikuri turaza tujya tugera hariya Murago tukiya Murago niba yarangije saa moya n'igice saa moya n'igitondo n'amara urugendo rwe nibwo yaseze twasibura bwatyo. Ndashimira abakozi b'Imana nebaza bweza mukama bano bahagararanye naje banyirira nange muri iki gikorwa mu gikorwa kimwe twahagararanye n'abagabo twanyura n'abasabye bano cyambere bakoze bangiriye inama bampe amagezi bahagararana naje bamirira nange mu buryo bw'amafaranga sente mw'abagabo basabye mu ntacyo nzaba muhari turakenyera ko icyizere nyine so bigemuri kandi mfite umutima ushikamye ni no mutima gw'imete kuko sigaranye n'abagabo babizera sigaza abasabye abandi sigaranye n'abagabo buzuye umwuka w'Imana bajudomo wakatonda ntacyo nzaba muhari sinakengenda kubanga wawe ndashimiye Imana nebaza niyo mukama wo mukisa Imana yo mwijuru bamugisha abakozi b'Imana wenye mukisabeza mukama ndashimira itorero nebaza kanisa kuko umwihariko hano acyanse ncenje urowana itorero kanisa Imana bamugisha kama wo mukisa ndashimira guhera kuri departement y'abamama tambukira ku mama n'abacyara abaririmbye n'urubyiruko abayimbi abavubuka abagabo abami Imana bamugisha kama wo mukisa ndashimira umudamu uri hano witwa Tate Nahaguruke nibaza mu cyaro ngo bahita Tate ayimirire uriya mudamu munsi dutangira itorero twari kumwe nawe kugeza kanisa ari wana mpaka rero Tate wibuka ko pastor yari arakubwiye ko agushinze abana b'abakobwa bose bamurose musuga ko kwasa abana bugora bonabe yari yarakubwiye ngo uru urugo rwawe yakogambagano makago none yagiye agenze ukomeza nyweza ko wahagaze imirira Tate niwe uzawigisha abakobwa bagiye gushaka Tate yasomesa abahora bagenda uriya mudamu n'umudamu witwa mu cyaro bimuziranye Imana igumugisha kama kuwa mukisa ndashimira Manzi n'umudamu Manzi ni mucyara we Manzi Imana bamugisha kama kuwa mukisa ni familia ndashimira Pastor George na Dina na nebaza Pastor Georgina bangira inama zikomeye cyane bampa amagezi Yesusu Imana bamugisha kama bapera mukisa ako mureke kuvuga abantu mu mazina kandeke kogera abantu tagira musika sibako bendeka kuko simvuga sinovuga imirimo ya Ruraza sinovuga imirimo ya Mugabe sinovuga imirimo ya Dani sinobishobora umuntu wese wagize icyo akora hano mu itorero ndashimira amatorero yose abapasiteri aho bavuye Mbara Mutukura na Kivare Acyambiro n'ahandi Imana ibamugisha ndashimira nebaza Bernard sinzi nimba ari Nahaguruke simanye babari ayimirire ko Bernard ndagushimiye kwebazanye Imana ikumugisha kama kwenye mukisa tuzakomeza kubana tujya kusigara fena urunga mu bana pastor asigiye oliyomo mu bana musumba bandekedde tagushidikana tewali wakubusa busa Imana ikumugisha kama kuwa mukisa ndashimira boss nebaza boss sinzi aho yagiye ngo nibasohote simaye bafurumiye muko Imana yo mu ijuru imumugisha umugura mu mukisa ndashimira umukobwa wa Ruraza Fufu nebaza muwala wa Ruraza Fufu Fufu n'umwana mutoya n'umuzara n'umwana w'incuke mwana mutonya akagira ubwenge n'amagezi iyo muganira na Fufu uzawumva neza azaba umugore umugabo wamushatse yashatse neza usabye yamuwasi afuna umucyara Imana imumugisha kama kuwa mukisa ndashimira umuryango washatswemo nebaza family mu nafungirwa sinzi umugore wa Jean Jacques nimba ari hano sima umucyara yasohotse Nyabageni sinzi ko ari Nahaguruke yasohotse
Nyabageni ni umukazana waje ariko twarakuranye turaziranye mwana twakora fana twiganye kuva mu mwaka wa mbere turashaka mu rugo rumwe turabana tubera fena ariko twagiye duhagararana mu bintu byinshi bintu bingi naye Imana muhumugisha mukama muhumugisha kugira ngo abahinda ndawushimiye muri abahinda mbebaza sinashatswe nabi nashatse mu rugo rwiza safumbira binafumbira makamurongi ndashimira rawe kubw'umwihariko nibaza rawe twagaza dukora inama n'abapasiteri ariko twongera tugakora iyacu nje narawe turi bateze nawe tukora meeting nira rasi nzakubera gito lawo sijya kubera mbi tuzakomeza kubana tujya kubera fena takindi nagusezeranya n'ico sina cyakenyiza kusubiza cyecho hari ikintu cyambabaje umugabo waje amaze kwitabira cyangwa umwami wange amazo narihanye mu bapasiteri cyane nyeri y'abasumba numva byaje gushira n'imfuranga biwe nabiganirira inshuti nari nyemeze mikwa numva byaje gushira ibigano kugwa yarangije ndamushimiye yafasi mwebaziza ntabwo nigeze mubwira ineza yanjye samwe baza birongi biyankorera wa mugabo we usajya gwe wabaye wo kwisegwa muri cyo uka kwesigwa yendi wankoreye neza wankora bulungi wambereye umugabo wambere umwami wambereye umupasiteri wambere umusumba wambereye inshuti waba mukwano gwange waramfashije wanyamba wamfashirije iwacu wayamba abe wafe washingiye barumuna banje n'abasaza bize banje bato bange ne banyinaze wampesheje icubahiro ese kitibwa warantwikiriye wambikirira wangiriye inama wampa amagezi igihe nacitse intege nabwiraga mwamanye wanshubije mu imbaraga mwazeze mwamanye none rero kuri uyu munsi wo gutandukana bwanyu ukawukana nawe nzakomeza inzira yo gukurikira Imana usigare kubera inanya katonda ndagusezeranyije ko nzakomeza kubaha usubiza Imana ntijya kusigara na pakatonda ekitiibwa ndagusezeranyije ko nzakomeza kuba umwizerwa kuko wabigishije mwesigwaga bw'obanyigiriza nzakomeza gushaka amaso y'Imana kusigara nga nonya amaaso ga mukama inzira y'aho wagiye ndayise ekuba gy'olaze nditegeera nzakomeza kuyinyuramo nja diyitamu nta bwoba mfite sirina kutya nzi ko nzagusanga manyi nja kusanga mutware waje mwami wange wagiye ogenze nzagusanga nja vuba kusanga uzi ko tuzabonana mu bwami manyi bw'Imana tujja kulabagana mu bwakabaka bw'eggulu ruhuka amahoro y'Imana wumala mirembe gya katonda kindi ekirala ndashimira muramu wanje Isa nebaza mulamu wange Esawu nifuje kenshi ko Isa aza ndiyaza negomba nyo Esawu ajye n'atajja ko ndashima kuri uyu munsi rero nebaza mu bantu bose tuvukana tuvinda imwe twose ibere rimwe tuzalibana ndabona Isa natwagake ebbere erimu Esawu Isa tuzakomeza kubana Esawu tujja kubeera ffe twabanye na murumuna wawe natwe naje ko tuzakomeza kabane kubana muto tujja kuwa ekitiibwa tujja kubeera ndabigusezeranyije kusuubiza tuzakomeza kwihanganirana tujja kugumiikiriza ngana takundi byagenda tewali ngeri ndala Imana imujire umugisha kama kuwa omukisa reka none mvuga ijambo rya nyuma munyihangane nta wundi munsi nzosaba kuvuga nzikiriza njogera ekigambo ekisemba sina nakulala torero mwihangane kanisa mugume ni abakozi b'Imana abaweereza ba mukama twarigishijwe ntituzagwara twayigishizibwa tutugenda twariye neza ya bulungi sigaye mukomere kisigadde munywere komeza umurimo w'Imana omulimu gwa katonda muhagararemo mushikamye nga muli banywevu timunyeganyege mukankana temutya itorero ry'Imana ryubatse ku rutare mukama ezimbibwa ku nta lwazi miryango y'ikuzimu izarinyeganyiza tewali amagombe gajja ddinyenye tuzakomeza tujja kunyweza kandi umurimo uzakomeza kwaguka ujja kugaziwa n'ubwiza bw'Imana buzakomeza kuba kuri twe mukama bwejja kulabisibwa hasigaye muhumure kandi esigadde mukomere temutya ate munywerere Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mukama katonda omugula abapeera omukisa amen amen